mbere yuko ntangira kubabwira ijambo nabagenewe uyu munsi ndagira ngo mbanze mbagezeho indamukanyo n'intashyo bya nyakubahwa Paul Kagame Perezida wa Repubulika y'u Rwanda akaba ari nawe naje mpagarariye muri uyu muhango. Nanjye kandi mboneyeho kwifatanya na nyiricyubahiro Musenyeri Mbanda kuri uyu munsi w'ibyishimo yatewe n'icyizere yagiriwe n'itorero Anglikani mu Rwanda. Ndamwifuriza kuzagira imirimo myiza. Mboneyeho kandi no gushimira umwepiskopi mukuru cy'uyu gihe ariwe Musenyeri Onesphore Rwaje. Nk'uko twabigaragarijwe inshingano ze yajujuje neza ku buryo bw'intangarugero. Umunsi nk'uyu ni umwanya mwiza wo kongera gushima uruhare amadini n'amatorero muri rusange agira mu iterambere ry'igihugu cyacu. Ku itorero Anglikani mu Rwanda by'umwihariko turishimira cyane ibikorwa bitandukanye rikora biteza imbere imibereho myiza y'abaturage, cyane cyane biciye mu nyigisho n'amahugurwa ritanga, biciye mu buvuzi nk'ibitaro by'uturere n'ibigo nderabuzima, biciye mu burezi harimo amashuri guhera ku mashuri y'incuke, amashuri abanza, ayisumbuye ndetse na za kaminuza. Aha tukaba twavugamo zimwe nka Muhabura Politike, Hanika Politike ndetse nayo mufatanyije n'abandi nka Protestant University of Rwanda. Aha rero nkaba nagira ngo nibutse icyo guverinoma y'u Rwanda ikomeza gusaba amadini mu buryo tugenda dufatanya kandi tuzi ko dufatanya neza. Harimo rero gukomeza kurushaho gufatanya n'ayo madini yose dufite mu gihugu gushyira mu bikorwa gahunda za Leta zigamije guteza imbere imibereho y'Abanyarwanda. Twese twemera ko ubukristo bwiza bufasha imibereho myiza y'abaturage ndetse umukristo mwiza akaba ufite imibereho myiza. Guverinoma irasaba amatorero kurushaho gufatanya nayo mu gushyira mu bikorwa neza gahunda y'iterambere ryihuse ry'imyaka 7. Iyi gahunda nk'uko mubizi yatangajwe mu kwezi kwa 9 ku mwaka ushize, ikaba igamije kwihutisha iterambere rirambye kandi rigera kuri bose rishingiye ku bufatanye bw'inzego zinyuranye zirimo iza Leta, abikorera, imiryango itari ya Leta, société civile, amadini n'amatorero ndetse n'abaturage ubwabo. Nkuko kandi mubizi iyi gahunda yibanda cyane cyane ku iterambere ry'ubukungu, mu by'ubukungu, imibereho myiza ndetse n'imiyoborere myiza. Aha rero tukaba twumva neza ko amatorero n'amadini azakomeza kubigiramo uruhare rukomeye kandi akaba nta shiti kubera ko duhere ku ijambo n'inkingi 5 umuyobozi mukuru w'itorero Anglikani mu Rwanda amaze kudutangariza. Twasanze ari inkingi zubaka ndetse zihuye cyane cyane n'inkingi natwe nka guverinoma twashyize imbere mu kubaka igihugu cyacu. Nkaba rero mbimushimiye kandi tumwizeza nka guverinoma ubufatanye. Tukaba tumwizeza nka guverinoma ubufatanye nk'uko bisanzwe mu kuzashyira mu bikorwa izo nkingi 5 yadutangarije, kuko dusanga zihuye kandi ziganisha ku mibereho myiza y'Abaturarwanda twese. Bimwe kandi mu byo twasaba amatorero n'amadini kongeramo ingufu harimo ibyo nyine yavuze, ariko ntibyambuza kongeramo n'ibindi. Harimo ibikorwa byo gushikariza aboke banyu kurushaho kwitabira ibikorwa biteza imbere ubukungu ndetse bibavana mu bukene, nko kongera umusaruro mu byo bakora byose, guhinga no korora kijyambere, kwizigamira, kwitabira ibigo by'imari, gukomeza kwiga guhanga imirimo mishya cyane cyane ku rubyiruko rwacu rw'Abanyarwanda ariko Rwanda rw'ejo, gutura neza kandi heza, tugerageza kwigisha abakristo bacu ko gutura habi bishobora kwangiza ubuzima bwacu n'imibereho myiza yacu. Hakaba harimo no kuba dusaba amadini gukomeza kudufasha kwigisha abayoboke bacyo ababyeyi ko barekera abana mu mashuri no kubashyira mu mashuri ndetse ntibayavemo,
kugira ubwishingizi bwo kwivuza, kugira isuku aho bari hose kandi muri byose, cyane cyane mu ngo zabo ndetse n'aho basengera, kubera ko none twemera ko urusengero rukeye ari rwo rukwiriye umunyarwanda ukeye. Turasaba kandi amadini gushishikariza abayoboke bayo gukomeza gufata neza ibikorwa remezo, ari byo Leta yashyizemo amafaranga yatangije, ari n'ibyo amadini ubwayo yagiye akora. Banyacyubahiro mwese muteraniye hano, batumirwa mwese, uyu munsi ntabwo mvuga ijambo rirerire kuko ni umunsi wo kwishima, tugashimira Imana yakoze iri hererekanyabubasha hagati y'abayobozi bakuru b'iri dini kandi rikaba ryagenze neza. Tunashimira kandi Musenyeri Rambanda kuba yemeye izo nshingano, nkuko twabyumvishe zirakomeye, ariko twumvishe ko afite inkunga ari y'abakristo bagenzi be ndetse n'u Rwanda muri rusange mu bikorwa byose biteza imbere igihugu bazaba barimo gukora. Nongereho kumwizeza ubufatanye buhoraho bwa guverinoma y'u Rwanda, kandi namwizeza ko ubutumwa yampaye ansaba kubushyikiriza umukuru w'igihugu nzabumugezaho. Ndabashimiye.